Tunejejwe kugaruka muri uyu murima kandi duherukana ari igihe cyo gutera, igihe cy'ibagara. None ndabona ciyasidi zimaze kwera neza. Uku niko ciyasidi ziba zimeze iyo zeze. Iyo zeze neza n'utya ziba, ubwo igikorwa tujemo ni igikorwa cy'isarura. Ndi kumwe n'umuhinzi araza kubibwira neza, abafashe no mu gikorwa cy'isarura aberekera uko basarura n'ibikoresho byifashishwa uko bigenda. Umuhinzi n'uyu nguyu yabibwira. Mwaramutse? Mwaramutse neza. Amazina nitwa Tuyisenge Innocent. Twishimiye ko muje kudusura aha ngaha muri uyu murima, nk'uko mwakomeje kujya mudukurikirana muduha amahugurwa ndetse n'ubufasha mu gihingwa cya ciyaside. Mwarakoze cyane rero, reka tubashimire kuko uyu musaruro mubona aha ngaha, ibi byose twabigezeho dufashijwe namwe. Mwadukoreye ikintu cyiza cyane, murakoze. Ubwo rero ubu ngubu uyu munsi byabaye ngombwa ko dufata umwanya wo gusarura iyi ciyaside kuko imaze kwera ndetse igeze n'aho isarurwa. Ukuntu rero nk'uko twabihuguriwe uko tuyisarura, ni uko ugomba gushaka icyuma cyiza kimeze neza, warangiza ahasigaye ukajya mu murima ufite n'ibikoresho byo gushyiramo ya ciyaside. Iyo rero ugezemo ufata izi mbuto za ciyaside, uyu mutwe wo hejuru ugakata n'icyuma gutya, izo zeze zumye ukagenda ukata gutya, we ukata izumye. Itari yuma ugenda uyihorera, ukazongera kugaruka mu murima ugasarurwa, kuko ciyaside ni igihingwa twasanze gitubuka cyane, kuko mu gihe ibindi bihingwa usarura rimwe, naho ciyaside yo ushobora gusarura n'inshuro zirenga n'eshatu kandi ukabona umusaruro nk'uko bikwiriye. Ubwo rero ni uku nguku turi gusarura gutya. Ubu turi kugenda dushyira mu mifuka. Ubu nitumara gushyira mu mifuka turagenda tuyijyane mu rugo ahantu heza habugenewe. Bibaye na ngombwa haba hapavomye na sima, tukarambura amashitingi neza, twarangiza tukazishyiraho. Ubwo tukazazanika ku izuba, zamara kuma neza tukazihurira ahantu heza hafite isuku, noneho tukagosora, twarangiza tugashyira mu mifuka. Nuko murakoze cyane, mwakoze kudusura, turabashimiye. Yego, turakomeza tunaganire. Reka tugere ku bandi bahinzi nabo tugume twereka abadukurikiye uko ciyaside zimeze. Wibuke ko uri buze kwibutsa abantu umusaruro ushobora kuboneka kuri hegitari. Ndabona izi zareze cyane, utugeranyirije ubwira abantu ati se aha nzahakura ibingana ute, se nari nahahinze bingana gute, nabyo uraza kubibabwira. Ariko cyari kigendeye kwa kwereka abantu ciyaside zumye zeze neza, uko ziba zisa, uko ziba ziresha, barimo barazibona. Ubwo igisigaye tugiye kuganira na bari abandi bahinzi badufashe basarure, mutwereke bya bikoresho mutubwiye basaruriramo, turebe uko biba bimeze, kandi n'ibindi bibazo nizeye ko murabidusubiza. Murakoze. Murakoze cyane. Innocent, okay, mwakoze. Ndabona bya bikoresho ubitweretse, byereka abantu neza barebe nuko ibyo bikoresho bikoreshwa. Ndabona wari umufuka, washyira hejuru muri kamera tukabireba neza. Icyo ni icyuma ufite aho ngaho. Wabereka n'ibindi. N'ihema tuba twazanye mu murima kugira ngo shitingi nshyashya rwose. Iyi niyo kwanikaho. Reka tubwira dukurikiye ko tugomba ko ariyo kwanikaho, kuko nubwo mubona byumye bigomba kugira uko byanikwa gakeya kugira ngo bizahurwe bimeze neza. Ubwo rero Tuyisenge wenda yabasubiriramo kwa kundi asarura. Murabona uko arimo akata ciya zumye neza. Nk'uko twabibabwiye rero, ibi ni ibikoresho twifashisha tuje gusarura iyi ciyaside. Tuba twazanye umufuka mwiza, tukazana icyuma cyiza ndetse na shitingi, kuko iyo turi gusarura umufuka wuzuye turagenda tugasuka hahandi kuri ya shitingi nziza yabugenewe. Hasigaye twarangiza, ubwo iyo turi gusoroma gutya tugenda dusoroma dushyira mu mufuka, kuko si ngombwa kubishyira hasi, bigomba gukorana isuku. Noneho twarangiza tukagenda tukajya gusuka kuri shitingi, ubwo tukajyana mu rugo tukanika. Ciyaside rero ni nziza cyane, kuko nk'uko bajyaga babiduhugurira twumvaga ari ibintu yenda bidashoboka, ariko twamaze kubyibonera bitewe n'umusaruro dukura aha ngaha muri ciyaside. Ubu nk'aha ngaha nko kuri hegitari batubwiraga ko hashobora kuvaho nk'ibiro 800 bya ciyaside cyangwa se toni.
tukumva ari ibintu by'inkuru mbese, ariko ndababwiza ukuri ko Chia Seed igira umusaruro utubutse. Ubu ngubu rwose nizeye neza ko ibiro 1000 kuri hegitari ngomba kubisarura nta bintu byinshi rwose umaze kubibona. Namwe nabashishikariza kugira ngo mwitabire guhinga iyi Chia Seed kuko ni igihingwa cyazahura ubukungu rwose, maze natwe tukibikira ifaranga. Nuko murakoze cyane. Iyo urakoze babwire ko kuri hegitari imwe haterwa ikiro kimwe cya Chia Seed, nyuma y'amezi 3 bagatangira gusarura. Nk'izi mubona zeze gutya zirangije amezi 3 yuzuye, ariko ubwo batangiye gusarura bizatwara nk'ibyumweru 3. Urumva ko bijya kugera ku musaruro wabyo finali, umusaruro ubonetse neza amezi 4 agezemo. Kuva utangiye gusarura amezi 3 abashize ukagera ku ibyumweru 3 byo gusarura no kwanika, bigatwara ayo mezi 4. Ubwo aha ni abahinzi twari twasuye, nabara nibo nubwo bari kure barimo barasarura. Namwe mwakoze kujya mudukurikirana, abari bategereje murakoze. Niba nta kindi kibazo tuyisenge yabaza nk'umuhinzi. Yewe nta kindi ahubwo usibye kubashimira cyane kugira ngo mukomeze gukora ubukangurambaga kugira ngo abantu bitabire iki gihingwa, kuko nabonye n'ahangaha muri aka karere ka Kirehe iki ni igihingwa kihishimira cyane. Abantu bazi ko duhinga urutoki tugahinga ibigori, ariko byari bigeze igihe cyari iki ngiki ko duhinga n'iyi Chia Seed mu gihugu cyose, bakamenya ko akarere ka Kirehe rwose kagira umusaruro, gafite ubutaka bwiza, ko igihingwa cyose wahinga bishobora gushoboka iyo wabishizemo umwete. Ndabashimiye rero, nshimira na agoronome wagiye adukurikirana, kandi nkanababwira neza ko uyu musaruro ntabwo tuwujyana mu isoko nk'ibisanzwe ngo yenda tubura abakiriya n'iki, ahubwo kampani yaduhaye amasezerano ni nayo iza ikadufatira wa musaruro, ikaduha amafaranga tutavunitse, tutavuye aho turi, n'imodoka nibo bayizanira rwose, twebwe bakaduha amafaranga. Ubwo rero turabashimira cyane kuko nabo bajya batwitaho umunsi ku wundi. Murakoze cyane. Murakoze. Reka nibutse abantu badukurikirana ko Chia Seed ni igihingwa cy'umuti kuko kivura byinshi. Abantu barwaye za diyabete, imivuduko y'amaraso, za hypertension, za hypotension, za rubagimpande, zituma mu bwonko hakora neza. Abantu benshi bakunda kuzirya kubera icyo kintu. Hari n'indi mimaro myinshi tutigeze tubabwira Chia Seed. Reka mbabwire ko ushaka ubu gukira vuba, nakubwira ngo ni uguhinga Chia Seed, kuko mu gihembwe kimwe ushobora kuba ufashe kuri miliyoni zawe 3 kuri hegitari, utarashoye n'amafaranga arenze 800 iyo wifitiye ubutaka. Murakoze rero kubw'uyu mwanya muto muduhaye muri iki gitondo. Njye nitwa Theogene Maniriho, ndagoronome wa Chia muri kano karere ka Kirehe, kurikirana igihingwa cyitwa Chia. Uyu Tuyisenge ni umwe mu bahinzi twakoranye kandi yishimiye uko twakoranye. Aba ni bagenzi be. Iyo umuhinzi aje mu murima ntabwo aza wenyine, aba ni bagenzi be baje kumufasha gusarura. Urebye no ku rundi ruhande Chia ifite akamaro kuko abangaba bari mu kazi, ubwo baratahana amafaranga nabo. Urumva nako ni akamaro ko kongera ko kugabanya ubushomeri, tukongera imirimo yo gukora kandi itanga amafaranga. Murakoze, mugire umunsi mwiza.